yamutemye atema umutwe ashyira muri wese n'amaguru n'amaboko. Amaguru n'amaboko. Ongerezwa cyane utubwire uko byagenze. Yamutemye amaguru n'amaboko n'umutwe ashyira muri wese. Aka kanya turi mu murenge wa Rukomo, akarere ka Nyagatare, akagari ka Rurenge, mu isantere neza neza hafi n'isoko. Harimo haravugwa ubwicanyi, umuntu yakwita ko ari ubwicanyi ndengakamere. Umugabo tutashatse kuvuga amazina ye, ariko umwarimu professeur wigishaga muri segonderi yatemye umugore we, arangije ibice bimwe abishugunya muri toilette. Nk'uko abaturage bari hano bari kugenda babivuga, inzego z'umutekano zaje kuhagera, ariko nibundi amakuru ari kuvuga ko ejo ku manywa y'ihangu ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025 ku manywa y'ihanga aribwo ibyo bintu ushobora kuba byarabaye, hanyuma akabika ibice cyangwa se umurambo mu cyumba cye. Abana bagategereza umubyeyi ko yatabagaye, bakumbi ari mu ndobo, kuko amakuru arimo kuvuga ko ibice babisanze muri toilette, amaboko ndetse n'amaguru, hanyuma amara ndetse n'igihimba cyo hejuru n'umutwe bakaba byasanzwe mu ndobo. Ngo yamubaze amara yaje gushyira mu ndobo n'umutwe, ariko ibihimba byo hasi n'amaboko ayashyira muri wese. Wenda turagenda tubereka iyo wese bamaze kuyipfuka nyuma yo gukuramo ibyo bice. Hanyuma inzego z'umutekano zajyanye umuhungu ndetse na se, ariko amakuru ari kuvuga ko ise yarwanyije inzego z'umutekano hanyuma akayita araswa. Ngayo nguko rero ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino, ibintu by'urugomo nkuru. Dushishikariza abantu ko ibintu rwose babyirinda. Niba hari amakimbirane ari mu miryango, ari mu ngo, bakwiye kureba uburyo bakemura, aho kugira ngo biteze ubwicanyi cyangwa se umutekano muke mu dusante cyangwa se mu makaritsiye agiye atandukanye. Hari ibuye riri mu gikari uko twasanze wenda hafunze, ngo yagiye amushyiraho akamutemaguriraho ibice bimwe akabishyira mu ndobo, ibindi akabishyira muri wesi. N'icyobo cyari kiri hanze cya wesi itari yakubakirwa nini cyane, niho ibyo bice yabishyize. Warangije ibindi arabikingirana mu nzu iwe. Abapangayi rero uyu mwarimu cyangwa se uyu mugabo ngo nibo bahuruje mu gitondo iby'ubwo bwicanyi, bamaze kuneka ndetse no kubivumbura. Nubwo batwaye umuhungu ndetse na se, ariko inzego z'umutekano zavuze ko umuhungu nta kibazo, kuko amakuru ari kuvuga ko yabanje kubakingirana, ariko ikibazo cyari gifite uwo mugabo w'umwarimu. Aka kanya ubu bose bapfuye, ari umugore ndetse n'umugabo, bombi bamaze kugenda. Urumva ko hasigaye abana babo. Ngayo nguko rero ni inkuru ibabaje cyane. Abaturage baguye mu kantu, ati se kubera iki umuntu wize nk'uyu nguyu ashaka gukora ibintu nk'ibi, yarize ari porofeseri, ari umwarimu, kubera iki? Ni gutya baba bazinzikanye ubugome ibintu nk'ibyo, kuko amakuru avuga ko uyu mubyeyi wamaze kwicwa cyangwa se gupfa, yabaga ari umuntu ucecetse, utuje rwose, ari umuntu witurije uri aho ngaho. Ngayo nguko rero twagerageje kumenya niba wenda yaba ari ubusinzi byaba byishe inyuma y'uru rupfu, ariko twasanga atari ubusinzi, ahubwo ngo ari urugomo, kuko uyu mugabo ntabwo rwose ngo yari yasinze. Ngayo nguko rero reka dukomeze twihanganishije uyu muryango wagize ibyago ndetse n'abaturanyi bakomere. Kandi subscribe ku ibara ry'umutuku, like, comment, share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Yamutemye atema umutwe ashyira muri wese n'amaguru n'amaboko. Ongerezwa cyane utubwire uko byagenze. Yamutemye amaguru n'amaboko n'umutwe
ashyira muri we